uyu ni B1 promo. Iki ni cya kiganiro tubwiza abahanzi ukuri, abashaje cyangwa se abatari active, tukababwira ati muturabure, mutubwire izindi business mwagiyemo tubagane, abari active tukabapushinga. So uyu munsi rero turagaruka ku muhanzi The Ben. The Ben ni umuhanzi mwiza, ni umuhanzi udukubisa amahiti menshi, ni umuhanzi ukunzwe, ariko muri iyi minsi sinzi ahantu yaburiye. The Ben ntago ari active muri iyi minsi, kuko The Ben urebye ku rukuta rwe rwa YouTube, indirimbo aheruka gusohora ni indirimbo muri 2019 yakoranye na Otaya Brown. Indi hit yakoze ni indirimbo ya Diamond yamuhayeho featuring. So The Ben rero umaze imyaka 3 irenga adakora indirimbo, simbizi neza niba byaratewe n'uko afite muri uyu mwaka, mu mpera z'uyu mwaka, ariko ntago imyaka 3 yatuma uba busy. Simbizi The Ben niba kiri mu muziki, niba yarawuvuyemo, ntawe yabibwiye, ariko ibyo ari byo byose abakunzi be baracyategereje ati The Ben arakubita hiti ryari hanze. Ese twitege ko nyuma y'ubukwe bwe na Pamela aradukubita hiti cyangwa dutegereze? Reka turebe. Ariko The Ben ni umwe mu bahanzi basa nkaho bamaze kuzima imyaka 3 irenga nta kintu kubita abakunzi bawe. The Ben gira utanga agatego, nangiye kuvuga ngo inkweto yima, ariko ubwo umuhanzi ni mikoro abakinnyi nibo bamanika audio. So The Ben rero nawe urasabwa kumanika mikoro cyangwa se ukadukubita hit ukatwereka ko ukiri active. Uyu mwaka nuko babwiza ukuri, abahanzi batari active bose tuzagenda tubareba. Kola subscribe, ukole follow, ukole comment, tubwire undi muhanzi tugomba kubwira ati bye bye. Uyu ni B1 promo, nakagaruka.